nindukomanga ni landlord maniga funga icyo cyumba tayara amazi kwinjira mubwire yuko ntahari ariko kumva unavuga ngo iyi ni pari ni Kigali vibikari kora imari. Yes, of course, kanongere nkwihere ikaze aho uri hose burasirazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali aho twibereye. Mwimutse ko ari Live TV, mwimutse gukora subscribe, like and comment and then twibanire. Uyu munsi nagusuriye umusore ukomeye cyane muri hip hop. Navuga ko nawe ari indi nkingi twungutse mu muziki wacu. Reka bidatinze mu bagerereho bro. Kora subscribe, like and share, comment and then twibanire. Bro bakwitande. Banyita pays up. Pays up. Please up. Pays up, bro. Twagiye ku gavasi mbere tu. Okay. Zama. Yo. Hustling too. Muri town ya Kigali hakora ibiceri tu. Reba iyo nahereye 2010 mbasanira Rand Road bakisaba nyiri nzu. Connection yiracyari down hasi cyane nta ufasha hadakora ibyo ndayoka cyane one day uzabuvuga iyo mbikora nkamufasha nkamutumbagiza akamamara byaye kubumba rundebe intambwe nera ngubu utegereje kumfashiriza iyo ku gasongero brother wanjye stani me appreciate icyuya cyawe nyibonamo intsinzi yanjye kwere kuva zamani kwihiringa unyiyiringira Demir Kenzi Green Ferry ndabikora ibintu ntibyo afata ubumanuye NY ivikikaranye tubikora cyane classic lyric Jean Valjean yatabawe ubu ngubu mbana riyumva one day nza kubwira icaro fate kamwe we ain't sorry soon we be on the top shut up man your rap ni iki ni bwoko ki like harabo twumva ngo ni injyana z'umujinya abandi ngo ni trap we uri mu biki ngiye nkora hip hop dancehall afro hip hop dancehall kuvuga messages ariko muri beat za dancehall cyase za afro beat muri beat za dancehall iyo ndirimbo turirimbiye ninde wayikoze indirimbo yakozwe n'umugabo bita Santana muri Honor Records Sun City amashusho yatunganywe no bita Stanik Arinicot nigeze kubona indirimbo yawe n'ubundi iri gutrendinga ngo ni landlord niki ndavuga ati reka uno musore nzamuhige tumuganirize neza kuri Afri Live TV atubwira ubuzima bwe bwite ese umuziki yawutangiye ryari ubundi bro umuziki yawutangiye ryari Landlord iriya mubona wabonaga ko imaze imyaka nk'ibiri kuri YouTube channel yanjye ariko ntago ari ugenda mvuga ngo nibwo natangiye ko no muri iriya verse ya mbere byumva za 2015 nakoreye muri Green Ferry nza kuvamo ndikorangiye no kuvuga music ibyo ni ikintu nago niyizi ndi ikindi kintu niyizi ndi mu musicien nyene kuva na kera ni ikintu mbana nkora tu nahereye kera cyane nago kuva kera uririmba like nje nkumenye 2019 nibwo nabonye irandirimbo nubwo yaje 2018 and then 2019 nje nibwo nakumenye kuri iyo ndirimbo Landlord bidatinze mitambona indi ndirimbo bro mbanza ufite imbaraga ahubwo ntazo naho nukuvuga ngo narakerewe byatari nakubise retour iragenda bimara igihe kinini ariko ubu ngubu kabisa naga nukuvuga ngo iyi mbisayo hari haciyemo nk'imyaka nk'ibiri nakora ariko ubu ngubu naje meze kubera iki wari warafashe pause na amasomo nukubera iki amasomo yararangiye nta masomo ndakeka byibuze ubu umunyarwanda wenda iyo uvuga ngo warangije na kaminuza wenda uvuga ati aho naba ndaho ngaho ndangagira ibindi nkora ko ntago wazamarira ubuzima bwose mu mashuri n'amashuri nayo arimo ariko n'ubundi buryo buri financial bintu nk'ibyo ariko ubu ngubu ndahari meze neza cyane nimba uhari reka twumve Landlord nkiraya yiririmba tu nindukomanga ni landlord maniga funga icyo cyumba tayara amazi kwinjira mubwire yuko ntahari ariko kumva unavuga bro ariko bro abantu bamaze kukumva bavuga ngo bakunda n'ijwi ryawe ubundi ubyumva uti ariko abantu bari kuvuga ngo bakunda sound yawe jese ntago mbizi tu hari ukuntu nyine uba wivugira wumva wabyoroheje vipi byagenze bite ni ukuvuga ngo
nyine ubwo bariyo natire wenda y'umuntu wenda ntawamenya ariko sinajye ariko nivugira gutyo tu ariko kurivugira kabisa. Like urakiga kaminuza or warayisoje? Maze imyaka 2. Warasoje kaminuza? Ese bro kugaragara nk'umwana ku maso but ibikorwa ufite nkumva ari heavy, amashuri wararangije, indirimbo n'iki nta muntu ugiye kubaza TV? Abantu benshi barabimbaza bro, barabimbaza. Atari ibanga ubundi ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 23 tu, ntago nakiga. 23 of course ko 23 irahagije kuba ibyo byose wanabyacivinga. Ari imyaka nuko umuntu nyine yumva ari imyaka 2 ariko buriya nde kaminuza ni umwaka umwe ushize nyivuyemo tu. Ni umwaka umwe ushize uyivuyemo. Like umuziki wawe urawukoze, ushyize hanze indirimbo yawe ya mbere nimba ntibeshye ni Landlord. Ni wabyumvishe ko muri ya verse arantu mvuga za 2015 nakoreye muri Greenfield. Ku ndirimbo akapera gato ku ndirimbo ya kera. Go hii ni pari ni Kigali vibikari kori mari shori mari va kubare dori dari cyori rica hige koca nakambuca mfata dika nkoda kada mvuka intara mu mabara ndabona bamwe babyina basimbuka abamanuka sinyoka uko babikora shisha nagakorora abana haba nakora barica abantu bo mutwe stani sha uwe muntu twazadendera bro yari he boy akose bro kumbwira ngo 2015 kandi nkumva ari ufite rap ifatika habuze icyundi kugira tukumenye vuba. Niko gukora ukongera ugasubira inyuma ubureturu bwa hato na hato ariko ubu ngubu ndari fresh. Mbega ni wewe widindije? Nta muntu wakwidindiza. Ubeshyera se basi ko hari abajya bavuga ngo abanyamakuru n'iki ngo karuswa n'iki ngo abanyamakuru wenda kudindiza ari n'icyo wamuhaye ntago nari ndimo nkora mu myaka kuva kuri Landlord nongeye gukora ino mbisa. Ndumva aribwo nongeye gukora kabisa. Nyuma mu ngino ndirimbo nshyashya n'ubundi umaze kutwumvisha wanaduhaye by the way kuko Free Live TV bazajya bagenda banazireye kuko tuzatacingaho akavideo ako kandi kugira ngo babashe kwinjoyinga. Nyuma yazo hari izi ngubu nayo mfite kandi ga projet vuba na Papa Cyangwe ndumva ari yigiye gutekurikiraho tu ariko nta yindi delay izongera kubamo y'umwaka cyangwa amezi ntago izongera kuba ngubu nyine nuko ugiye gukubita fo like uri muri ikorana ufite management uri kubigenza? Nta management nta y'abanyarwanda sirabayobe buri wese uri kwipapa ukimama buri wese abategereje kugira aho ugeze kugira bazibone kuzana support yiwe ariko ubu nyine ubufashwa n'inshuti n'abavandimwe ntago nzi ko icyo kintu wakita manager. Ufite akazi se basi? Ndakora tu nimba ukora nishoboye. Like ni yihe nama cyangwa wavuga ikintu waha nk'umuntu ukamubwira ati by the abantu bari kuza mu muziki especially in hip hop mugomba gukora ibi nibi, ni yihe nama wabagira? Abantu baza mu muziki wenda si nk'umuntu wenda uje gutangira bwa mbere wenda bwa mbere yabara nakererewe uretse ko uko umuntu w'undi umuraperi araperi aba ari ibintu yihirinzemo kuva kera cyane. Gusa ikintu cyo namubwira ikintu bita drugs ni ikintu kidindiza niyo waba ufite impano imeze ite drugs discipline iki ni ikintu buri muntu aba agomba gukonta no kumenya gushimira ku appreciating effort buri muntu wese yajya ashyiramo ku bintu byawe nabundi ibyo bintu iyo wabyitayeho hari igihe bicamo. Like ukomeje ku kibazo ku kintu kiyogoje isi ndetse n'urubyiruko muri rusange bita drugs. Ese umuhanzi ukoresha drugs muri iyi minsi like tujya tubona abo hanze barabikoresha kandi ubuzima bugakomeza kandi music yabo bigatera imbere, abo mu Rwanda ubona ikibadindiza atari na drugs ikindi ari iki? Nabo buriya ntago music bateye imbe nta kintu na kimwe byakugezaho
ntabwo none se ubu ni Juice WRLD si umuhanzi se twari tuzi wari umaze kuba successful ariko ubu sari ntawe uhari kubera drugs kandi ntabwo rero drugs zireba miriyo urimo n'ubwo waba umeze ute ni ikintu kidindiza koma abina habo banabikora bagasanga harimo n'ubwenge discipline noneho bigahita birangira. We nta na rimwe wigeze uzikoresha hose? Never. Like ubundi umuntu agushaka bwite agusanga ye nk'imbuga zawe n'iki ibintu byose. Njyewe unshaka social media nkoreshaho Page Up Official kuri Instagram, Twitter na Facebook. Ndumva ahangaha hakeka wenda ushaka wenda nka nimero nazo nimero zanjye ziriho konoza kuri profile yanjye ya Instagram. Wayisanga Instagram, YouTube ni amazina yawe n'umuntu ukoresha nk'umuhanzi. Reka ugire ikintu usaba nk'umunyarwanda waba udukurikiye, and then mbere y'uko unamusaba ubanza umwumvishe ku ndirimbo igiye kuza uri guplaninga mukubitaho freestyle ya Danje. Iyo ndi guplaninga yo mukomveka yirese ugira ngo subscribe uyibonera ubuntu se yawe mukomveka ko nagaseke kawa kagipfundikiye ahubwo wenda bonus kama kuvuga umugabo azarekera kwitwa umugabo w'igihe cyose azamuye ikiganza cyiwe nkana agakubita umugore bafitanye umwana yibwira ko amuhana umuhungu azarekera kwitwa umusore igihe cyose yandaritse ubusa bw'umukunzi we mu mafoto n'amashusho nyuma yo gutana let me tell you hibaze kuba ubayeho nkaho naherezo nyuma yo gupfa ugasanga ko Imana iriho wowe jya ukura ibyiza udategereje kororerwa jya ufasha abababaye udategereje amafoto nubwo ngende hasla gangster mpamya neza n'umutima wanjye yuko nubwo nari ntamayera nkuko yibishaka sindikirura iki kimungu ubwoko bw'Uwiteka wowe mukobwa uhorana utujaho uzimenya niyo chapitre ya nyuma mazuka bumurozi buri wese akora ibye yacunga ibye yamenye ibyaho guhemukira uzahite muhemukirwe uzahitemo guhemukirwa aho kugira ngo uhemuke. By the way ndumva ufite verse nziza, punchlines zanditse neza. By the way bibutsa ahantu bakura ibihangano byawe and then unababwira ati mukore subscribe by force kubera ibihangano byanjye mwumvise. Hari igihe tuvuga ngo tugiye kubasaba bikananirana, ariko by the way Afri Live TV cyo dusabira abantu nk'aba bafite impano, of course ntago tuziye tuzana za mpano za fake. Reka noneho tugere tunavuga ati ni imbaraga noneho babwira ati mubikore. Niyo YouTube channel yanjye ugakora subscribe nta kintu biba bitwaye man, nta kintu biba bitwaye cyakireka wenda wumvisha wenda ibikorwa wenda umu artist afite bitagukonveka ariko ubundi nta kiba bitwaye gushyiraho subs ukabufashije umuntu n'ubundi kwinkima n'undi ntacyo uri bwunguke. Nyuma ya sub basaba ikindi kintu runaka ukeneye ubwira abafana bawe bagukurikiye. Nyuma ya subscribe ukora comment ugatera comment hari ama comment arenga 100 wongeyeho iyawe nawe ntacyo byabifasha. Comment irafasha ko ugiye gukora indi projet ugendera kuri ama comment abantu baba bagiye baguha hanyuma no kuzisangiza inshuti nimba ubona koko mbikwiye. Nimba koko abona ukubikwiye ari umusore wanyu Praiser Pay. Okay, amazina yarakomeye by the way. Gusa wakoze kuza hano kuri Afri Live TV. Thank you so much bro. N'ubutanizere kuzagaruka. Nzagaruka neza cyane. Ndabona twagize show nziza byatareka nyuma yo kumuvomba ibutse ko wakora subscribe kuri Afri Live TV. Ugakora like, share and comment biba bikeneye by the way. Nimba ari umuraperi mwiza ushobora kubimbwira. Nimba wanapinze kandi nabyo wanabyandika tukabimenya. Yo of course ni Mr. Emmy. Reka twigarukire mu kanya.